Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Imana nziza yuzuye ibambe, tugushimiye ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe, kigakwera kwawe kutubeho, hanyuma twemerere Mwuka Wera yende ku byawe abidusangize kandi anatubashishe gusohoza icyo wadutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uno munsi wa mbere w'icyumweru, muri iki cyumweru tuzaganira ku bushake bw'Imana, kandi twizeye ko Imana izadushoboza tukarushaho kunguka. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, ibice 12 umurongo wa 2. Abaroma 12:2. Nanditse ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana itugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, iki cyumweru tuzaganira ku bushake bw'Imana. Aha Pawulo rero yandikira ab'itorero ry'i Roma, arababwira ati mumenye neza yuko ibyo Imana ishaka ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Iyo uvuze ubushake bw'Imana, abantu benshi bumva ibintu bitari byiza, ngo ndavuga ariko bavuga ko bizera ubushake bw'Imana bahita bavuga burasharira, ubushake bw'Imana bakahita bumva amakuba. Ariko ubushake bw'Imana butandukanye n'ibyo bintu byose. Ubushake bw'Imana ntago ari amakuba, ntago busobanuye amakuba. Niyo mvugo yo kuvuga ngo burasharira, si imvugo ikwiye abakristo, kuko ni imvugo yangisha abantu gukora ibyo Imana ishaka. Ubushake bw'Imana ni bwiza kuri wowe kurenza ibyo wowe ubwawe witeganyiriza. Donc ibintu Imana igushakaho, ibintu Imana yaguteganyirije ni byiza cyane kurenza ibyo wowe witeganyiriza. Imana itugirire neza. Bimwe wowe witeganyiriza, iyo ugiye kubiteganya, ureba ku bintu bihari, ugashingira ku mateka yawe, ugashingira ku bigukikije, ugashingira ku byo ubona n'abandi, ariko hari aho utageza, ntabwo ubasha kureba iby'ahazaza. Tuvuge wenda urugero, ushatse kugura imodoka y'umweru. Impamvu ushatse y'umweru ni uko wenda wumvisha abandi bavuga yuko imodoka y'umweru ariyo nziza, cyangwa nuko wayibonanye kanaka, cyangwa se uhisemo kuko ubushobozi bwawe ariko bungana. Urumva ikintu gitumye wowe ushaka kugura iyo modoka isa gutyo ni ibigendanye n'ibiriho, n'ibyo ubona, n'ibyo wumvanye abandi. Ariko ku Mana ntago iyo igiye guhitamo ari gutya igenderaho, igiye guhitamo ibyiza kuri wowe. Ubushake bwayo kuri wowe ntabwo ibushingira ku biriho, ntabwo ibushingira ku mateka, ahubwo ishingira ku rukundo rwayo. Ikavuga ngo uyu muntu ikimubereye cyiza ni iki ngiki. Imana itugirire neza. Kandi twebwe iyo tugiye guhitamo, tureba aho amaso yacu abasha kugarukira. Duhitamo ibyiza. Ubwo ibyiza mpitamo ubu ngubu ni byiza mbona nyine byiza muri uyu mwanya. Ariko Imana igiye guhitamo, ihitamo irebye n'ahazaza. Imana itugirire neza, kuko ihagarara mu itangiro ikareba no mu iherezo. Ni ukuvuga ngo ibyo njye mbona ko ari byiza, ni byiza nyine muri aka kanya ndimo ndareba, cyangwa se nshingiye ku mateka yanjye y'ahashize, nkavuga nti ubwo ibyambera byiza ni ibi. Ariko Imana iyo igiye kumpitiramo ibyiza, ntabwo ishingira kuri ayo mateka, kuko ni ibintu bitoya. Nta nubwo ishingira ku ndagihe y'ibyo ndimo muri uyu munsi, ahubwo ishingira ku rukundo rwayo, igahagarara mu itangira ikareba mu iherezo, ikandebera ibiruta kuba byiza. Imana itugirire neza. Bifurije kwakira ubushake bw'Imana, kuko ubushake bw'Imana buri perfect. Ubushake bw'Imana buratunganye rwose. Ibyo ngewe niyifuriza, ibyo wowe wiyifuriza, ahari ni byiza pe, kuko wanabitekerejeho, uranabigambirira, ubona nyine ari byiza. Ni byiza rwose, ntabwo mubakanyije. Ariko ntabwo bitunganye, ntabwo biri perfect. Bifite inenge, bifite ibyuho byinshi, bifite byinshi cyane bitatunganye muri byo. Ariko iby'Imana iguhitiyemo, iby'Imana igushakaho, byo biri perfect, biratunganye rwose. Wifurije guhereza ikaze ubushake bw'Imana mu byawe byose, kuko ubushake bw'Imana nibwo bwiza kandi butunganye rwose. Urakoze cyane, Yesu aduha umugisha.